harimo na discount kubijyanye na commission fees. Discount twayimanuye cyane. Mukomeze mugubwe neza abanyarwandakazi bakunzi ba Gisenyi Komisiyoneri, kampani ya mbere kandi yizewe ibagezaho ibibanza byiza, amazu meza ku giciro cyiza cyane. Tukaba dukorera hano mu karere ka Rubavu ndetse no mu gihugu cyose. Uyu munsi tukaba twabazaniye inzu nziza cyane iherereye hano mu mujyi wa Gisenyi. Mugenzi wanjye nagira ikintu ababwira kuri iyi nzu. Yes, mu mpera z'umwaka wa 2025 iyi nzu ni rurangiza. Watekereza kuyigura ku biciro turaza kukubwira. Turi mu kibanza gifite ubuso 500, harimo imiryango 4. Uyu muryango ufite ibyumba 3 na salo, salamanje ndetse n'igikoni cyiza kiri modern. Ikaba ifite buri kimwe iyi nzu mureba hano inyuma, ifite n'ibikoresho byose. Muri make kuza kuyigurisha urajyanira hamwe n'ibikoresho byose kandi biracyari bishya. Ikaba ifite indi antre iriya yo ku ruhande, hari imiryango 3 nayo ikodeshwa amafaranga atari make. Hano hose hashobora kwinjiza $1,180,000. Reka duhere hano tubereke iyi side ya parking nziza, maze dukomeze tubereka mu nzu. Yes, murabona side ya parking hano ushobora guparikamo imodoka 2 bigakunda cyane. Duhereye aho cameraman ahagaze ndetse naha imodoka iri, hajyamo imodoka 2. Hano hari indi parking ku buryo uru rupangu ushobora guhostinga imodoka zitari hasi yenye bigakunda cyane. Twihuta noneho tugira ibintu tubereka mu nzu. Yes, murabona ko hano hantu ni heza. Ni salamanje hano twicaye, ni muri za ntebe zirimo. Mu gihe waguze hano hantu ushobora kubitwara byose kuri $180,000 gusa, harimo ibiganiro. Ikindi hano hinjiza amafaranga atari munsi ya $10,000,000 kurenga mu mwaka. Murumva ko ari investment nziza cyane mu gihe waguze hano. Ikindi nababwira nuko hano hantu hari separe, iyi nzu nkuru biri separe n'izindi nzu zikodeshwa. Urumva ko na amahirwe ku muntu wabuguze hano ashaka kwibera muri iyi nzu turimo, n'ubundi izindi agakomeza akazikodesha nk'ibisanzwe. Yes, mushiki wacu yadufasha gutembera mu byumba, dukomeza tubereka ubuso bwose bw'izi nyubako ziri aha hantu. Ni karibu cyane. Muri kubona ko tukinjira hano, muri kubona ni koridoro nziza cyane, koridoro imeze neza. Tukahita tusanganirwa na kino cyumba, icyumba kigari, icyumba cyiza cyane, ndetse muri kubona ko ni icyumba gifite ibikoresho byiza cyane. Ikindi cyumba cya kabiri ni iki ngiki, ni icyumba cyisanzuye, icyumba cyiza cyane, icyumba gifite douche nziza cyane nk'uko muri kubibona. Douche nini ndetse ikindi cyumba cya gatatu kikaba ari iki ngiki, nacyo muri kubona ko ni icyumba cyiza cyane. Igikoni cyiza cyane, igikoni cya VIP. Muri kubona nka tuno tubati, n'utubati twiza cyane. Muri kubona ko ni ibikoresho byiza, ibikoresho by'ibisirimu cyane. Ugiye kubatembereza noneho indi side ibamo abapangayi. Iki ni igice cya boss, reka tubivuge gutyo. Mu gihe waguze hano, iki gice ni icyawe, uruhande n'urwawe rwose. Hanyuma rero mugume ku murongo tubereke ibintu hano inyuma byinjiza amafaranga menshi, ku buryo umuntu washoye hano twebwe tubazanira imari zitwa byungura. Yes, iyi side turimo irimo igizwe, uyu muryango ufite ibyumba 2, salle de bain 2, ikaba ifite igikoni kiri modern kandi hafite interior yaho ku buryo hano kuhinjira si ngombwa kunyura kwa boss, ahubwo unyura hano kuri uyu muryango mubona ibumoso bwacu. Dukomeza hano muri iki gikari naho hari izindi nyubako nziza ku buryo zunganira ya nyubako twahereyeho. Iyi nyubako nziza zikomeye kandi ubona ko buri kimwe hano bagiye bari umurongo. Iyi nzu ifite icyumba na salo
ikaba ifite n'igikoni kiri modern. Murabibona namwe, iyi nzu nayo yinjiza amafaranga atari hasi y'ibihumbi 100 ku kwezi. Harimo na douche na toilette, hameze neza. Noneho tugendane twihuta, Divine dutembereze mu yindi side iri hahandi twahereye ku modoka. Nibagiye kukubwira ko iki ari igikoni gishobora kugusapotinga mu gihe wagiye muri izi nyubako, ku bapangayi bari inyuma, ndetse na douche na toilette ziraha. Hano hantu hose ni ahantu hari igitaka, hose hari sima, hatari sima hari amapave. Aya mazu yose arimo amazi ashyushye. Ni ukuvuga ko mu gihe watuye hano kwirirwa ujya gushyushya amazi kuri keto umara umuriro wapi. Ikindi kintu kidasanzwe, yafashe amakonteri y'amazi ayagabira abantu baba hano. Iyi ni konteri y'amazi ndetse na konteri y'umuriro. Buri nzu ifite cyangwa buri muryango ifite konteri cyangwa mubaze y'umuriro ndetse n'amazi akoresha. Divine, twereke ya side yindi. Ni karibu hano muri kubona ko uruhande rwiza cyane, uruhande rufite ikigega, n'uruhande rufite ahantu wakwanika imyenda yawe. Uruhande naho dufite indi miryango ni 2. Hano harimo inzu ifite icyumba kimwe na douche na toilette ndetse n'igikoni, ndetse n'uyu muryango bikaba uko. Aka ngaka akaba ari akazu k'umukozi. Uri kubona ko hano ni ahantu heza cyane, ni karibu mwihahire. Yes, mu gihe ukeneye iyi nzu waduhamagara kuri 078 300 8755. Murabona kuva kuri kaburimbo kugera hano ni metero 10 gusa. Ikindi ni nkaho iri hagati na hagati ya kaburimbo. Murabona aho abantu bari kunyura ku cyapa cya stop, ndetse no kuri kiriya cyapa. Murabona ko ari hafi cyane y'aha. Kunyura muri GC biroroshye cyane guhita ubona iyi nyubako ku mafaranga $180 gusa, zirimo ibiganiro. Mwavuganaga n'uwitwa Gad, umwe mu bakozi ba GC cyangwa Gisenyi komisiyoneri, hamwe na Divine Uwase. Ngaho rero sura imbuga zacu zose, ukore subscribe, ukore follow, ukore like, share, bigere kure. Ikindi tubafitiye ibintu byinshi cyane, noneho na discount kubijyanye na commission fees. Discount twayimanuye cyane. Muraza kureba video ikurikiriye discount aho twavuye naho twageze. Ibihe byiza, turabakunda cyane.